wa mana we njyangiriraho ibihe, wa mana w'iginezerwa, wa mana we nkorera. Umuntu nk'uyu ni igiki umuntu yamukorera? Umuntu nk'uyu ni igiki umuntu yamusigira? Haleluya, haleluya. Ibyo byari bivuye ku mutima w'iki? Umukozi w'ikuzimu ninde? Yesu ashimwe, Yesu ashimwe bene data. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Narimba kumbuye, hari hashize iminsi tutabonana cyangwa tutavugana, ariko nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kuri uyu munsi wo ku cyumweru. Ndumva nezerewe Imana, ndumva muri ngewe harimo ibyishimo, kandi ndagira ngo ibyo byishimo dufatanye guhimbaza Imana, dufatanye kuririmbira Imana, tuze gufatanya no mu ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha abadukurikiranye mwese, haba hanze no mu bihugu bya Afrika, mu bihugu by'Uburayi, mwese abadukurikiranye kuri Holy TV Rwanda, mu izina rya Yesu Imana y'amahoro ibampere umugisha. Rero muri hangana muri uyu munsi cyangwa kuri uyu munsi wo ku cyumweru, ndumva mbyukiye mu mavuta yo kugira ngo mbanze turirimbane. Oh Jehovah, Jehovah, ushyizwe hejuru. Jehovah, oh Jehovah, uri Imana ikomeye. Oh Jehovah, 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 ushyizwe hejuru. Jehovah, oh Jehovah, uri Imana ikomeye. Iteka ndaririmba izina ryawe mwami, kuko ari wowe mugabane wanjye mporanira. Jehovah, 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 ushyizwe hejuru. Jehovah, oh Jehovah, uri Imana ikomeye. Oh Jehovah, 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 ushyizwe hejuru. Jehovah, oh Jehovah, uri Imana ikomeye. Iteka nzaririmba ngizina ryawe mwami, kuko ari wowe mugabane wanjye mporanira. Jehovah, 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 ushyizwe hejuru. Jehovah, oh Jehovah, uri Imana ikomeye. Oh Jehovah, Jehovah, Jehovah,
ushyizwe hejuru. Jehova, oh Jehova, uri Imana ikomeye. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Jehova ni Imana ikomeye. Jehova ni izina rikomeye. Jehova ni izina rifite imbaraga, ni izina ribasha guhindura imibereho yawe, ni izina ribasha guhindura izina bakwise, ni izina ribasha guhindura hayiwe amatangazo bakumanitseho, ni izina ry'Imana ikomeye. Ndakwifuriza komatana na Jehova, komatana n'umwami wacu, komatana nawe ibihe byose mu izina rya Yesu, kuko numufata ukamukomeza ntago uzasigara uko wari uri, ntago uzaguma uko umeze uyu munsi. Ibihurimo ntago ari byo uzagumamo mu izina rya Yesu. Imana yanjye ibagirire neza, Imana yanjye ibishimire uyu munsi w'iki cyumweru. Utubera umunsi udasanzwe, utubera umunsi uri butwegereze gushaka Imana cyane, utubera umunsi uri butume tugira ishyaka n'umwete byo kwinjira mu buntu bw'Imana, byo kwinjira mu bushake bw'Imana, byo kwinjira mu nzira y'Imana nk'uko etani obenesire Imana itwifuza uyu munsi. Imana ibahe umugisha cyane kandi Imana ibishimire. Imana y'amahoro ikomeze kubagotesha ubwiza bwayo. Turiga ku ijambo riri mu Bami ba kabiri. Yesu ashimwe. Ijambo riri mu Bami ba kabiri ibice 4, ariko turi busome duhereye ku murongo wa 8. Abami ba kabiri ibice 4 turahera ku murongo wa 8. Reka tubanze dusenga Imana ishobora byose. Mana mu izina rya Yesu, Mana yera, Mana ikiranuka, Mana y'ubutware, Mana y'ubushobozi, tugiye kwiga kuri iri jambo. Mwami Imana ishobora byose, reka iri jambo ryomora imitima yacu, reka iri jambo rigere kuri buri mwe wese mu izina rya Yesu. Uri bubashe kuritega amatwi wese abashe kugira impinduka mu buzima bwe, abashe kugira impinduka mu mibereho ye, abashe kwikontorora no kumenya ko hari aho yacitse intege cyangwa aho yaba atarakoze nk'ibyo asabwa mu izina rya Yesu. Ndakwinginze Imana ishobora byose, abari wowe mubwiriza mukuru, abari wowe mwuka wera ubusobanure kuri iri jambo cyane mu izina rya Yesu. Abari bacitse intege, abari basubiye inyuma, abari batenteburitse, abo bose nabakweretse mu izina rya Yesu. Mu bihe bikomeye turimo, mu bihe bitoroshye turimo, ariko desi enewaya twegamiye umugabo ukomeye ari we Yesu. Niwe ugomba kuduha ubwenge. Tanga ubwenge muri uru rugendo, tanga imbaraga muri uru rugendo, duhe kunesha muri uru rugendo, kuko turi twenyine ntacyo twabasha gukora tutari kumwe nawe, ntaho twabasha kugera. Ezeni otanawaya Yesu mwana w'intama w'Imana, ndakuraritse rwose papa wanjye, mutware w'abatware, uhagarane natwe muri iri jambo. Abari buritega amatwi uhagarane nabo mu izina rya Yesu. Ngiye guca mu gutwi ngo rihinguke mukundi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu, kugira ngo rizatubere impamba n'urwego bizatugeza mu gihugu cyera cyo mu ijuru. Ndagushimiye, ndaguhimbaje, guhaye icyubahiro kuko uhagaranye natwe mu izina rya Yesu. Amena. Uwiteka Imana bahumugisha, Uwiteka Imana bagire neza. Reka umusomyi mwiza w'ikinyarwanda cyiza adufashe. Mukozi Imana, karibu dufashe gusoma kuri umurongo wa 8 igice cya 4. Yesu agumugisha. Amena. Bukeye Elisa arahaguruka ajya i Shunemu. Hari umugore w'umukire, aramuhata ngo agiwe gufungura. Nuko uhereye ubwo iyo yahanyuraga hose yajyagayo gufungura. Bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati, mbonye ko uyu mugabo ahora atunyuraho ari umuntu wera w'Imana. None ndakwinginze twubake akumba hejuru y'inzu,
tumushyiremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko kitabaza, maze uko azajya aza kudusura ajya acumbikamo. hariho ubwo yaje bamucumbikira muri ako kumba aryamamo, abwira umugaragu we Gihazi ati mpamagarira uwo mushunemukazi. amaze kumuhamagara aramwitaba amuhagarara imbere, abwira umugaragu we ati mubwira uti dore ineza watugiriye yose, mbese twakwitura iki? urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo? aramusubiza toya, nibera mu bacu. Elisa ati twamugirira dute? Gihazi aramusubiza ati icyakora nta mwana w'umuhungu agira, kandi umugabo we arashaje. aramubwira ati muhamagare. amaze kumuhamagara aritaba, ahagarara mu muryango. Elisa aramubwira ati umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. nawe aramusubiza ati oya databuja, muntu w'Imana we, wibeshya umuja wawe. hanyuma umugore arasama, igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu nk'uko Elisa yamubwiye. umwana amaze gukura, umunsi umwe asanga se mu basaruzi. ahageze abwira se ataka ati umutwe we, umutwe we. se abwira umugaragu ati muterure umushyire nyina. nuko aramujyana amushyikiriza nyina. nyina amwicaza ku bibero. agejeje ku manywa y'ihangu arapfa. amaze gupfa nyina aramwurirana, amurambika ku buriri bwa wa muntu w'Imana, aramukingirana, arisohokera. ahamagara umugabo we aramubwira ati ndakwinginze nyoherereza umwe mu bagaragu bawe n'indogobe imwe, nyaruke ngere kuri wa muntu w'Imana ngaruke. nawe aramubaza ati ni iki kikujyanye iwe none, ko atari ku mboneko z'ukwezi cyangwa umunsi w'isabato? nawe ati ariko ni byiza ko ngenda. nuko uwo mugore ashyirisha amatandiko ku ndogobe, abwira umugaragu ati erekeza tugende, ntugende buhoro keretse nkubwiye. nuko aragenda asanga uwo muntu w'Imana ku musozi w'i Karumeli. umuntu w'Imana mwitegeye akiri kure, abwira umugaragu we Gihazi ati nguriya wa mushunemukazi, ndakwinginze irukanka muhure umubaze uti ni amahoro, n'umugabo we araho, n'umwana we. umugore aramusubiza ati ni amahoro. ageze kuri uwo muntu w'Imana aho yari ku musozi, amufata ibirenge. Gehazi aramwegera ngo amusunike, ariko umuntu w'Imana aravuga ati mureke, afite agahinda mu mutima, kandi Uwiteka yamishe ntiyabimbwiye. umugore aravuga ati mbese ni nge wasabye databuja umwana w'umuhungu? sinakubwiye nti wibeshya? Elisa abwira Gihazi ati kebura, wenda inkoni yanjye ugende, kandi nuhura n'umuntu wese ntumuramutse, ukuramutsa ntumusubize, maze iyi nkoni uyijyane uyirambike ku maso y'umwana. nyina w'umwana aravuga ati nkurahiye Uwiteka Imana nzima n'ubugingo bwawe singusiga. nuko arahaguruka aramukurikira, ariko Gihazi abacaho ajya imbere. agezeyo arambika inkoni ku maso y'umwana,
ntiyakoma kandi ntiyumva. Aherako arahaguruka ngo ahure nawe, aramubwira ati umwana ntakangutse. Nuko Elisa araza yinjira mu nzu, asanga umwana yapfuye aryamye kuri bwa buriri bwe. Arinjira yikingirana n'uwo mwana, bombi atakambira Uwiteka. Arurira yubama kuri uwo mwana, umunwa ku wundi, amaso ku maso, amaboko ku yandi, amurambararaho. Intumbi y'umwana irashyuha. Elisa arabyuka yigenzagenza muri iyo nzu, akubita hirya, aragaruka, arongera arurira, amurambararaho. Umwana yitsamura karindwi, arambura amaso. Elisa arahamagara Gehazi, aramubwira ati hamagara uwo mushunemukazi. Aramuhamagara, aramwitaba. Ahagaze aramubwira ati terura umwana wawe. Nuko araza arunama, amugwa ku birenge, maze aterura umwana we, arasohoka. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Imana yacu cyangwa amagambo y'Imana atubwiye ku nkuru z'umushunemukazi n'umuhanuzi w'Imana Eliya. Yesu ashimwe cyane, tuvuge ngo amena cyane. Uyu muhanuzi w'Imana Eliya, nuvuga ngo abahanuzi Elisa, abahanuzi babayeho kuva kera. Yesu ashimwe cyane. Abahanuzi ntago babayeho uyu munsi, abahanuzi nibo batubanjirije. Uyu mukozi w'Imana Elisa, Yesu ashimwe, yafashe urugendo, aragenda. Hari aho yajyaga agiye kuvuga ubutumwa, agiye kuvuga ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma aza kubonwa n'umugore w'umushunemukazi, niko Bibiliya yatubwiye. Yesu ashimwe cyane. Ariko uwo mugore Bibiliya yabyongeyeho ngo yari umugore w'umukire, yari umugore w'umukire, mbese yari umugore ufite ibintu. Yesu ashimwe cyane. Yitegereza uwo muntu w'Imana uhora uca iwe buri munsi, akabona aratambuka, yumva muri we habayemo ishyaka ry'urukundo rw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Harimo ishyaka ryo gukunda abantu b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ishyaka ry'urukundo, ishyaka ry'imbabazi, ishyaka ryo gushaka Imana. Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwire inshuti zanjye, bantu mwese munkurikiye, nta muntu ujya ubona Imana atayishatse, nta muntu ujya ubona mu maso y'Imana atagize ishyaka ryo kuhashaka, nta muntu ujya ubona igitangaza cy'Imana atagize ishyaka ryo kugishaka. Yesu atugirire neza cyane. Haleluya, haleluya. Ntukicare mu nzu yawe ngo utuze uvuge ngo uzabona Imana. Jambo ry'Imana arambye ngo nkunda bankunda, kandi abashakana umwete bazagira bate? Bazambona. Yesu wacu nashimwe cyane. Yumva afashijwe n'iri jambo. Umugore aramwitegereza, aramwinginga ati ariko wa mupapa we, wa mugabo we, wambabarira ugaca hano iwanjye, byibura nkaguha n'amazi yo kunywa. Oh haleluya, haleluya. Byibura nkaguha n'amazi yo kunywa. Umukozi w'Imana aramwemerera, arahaca. Yesu ashimwe cyane. Amaze kuhaca aramwakira. Umugabo arakomeza aragenda. Umugore w'umushunemukazi w'umunyabwenge, ndakwifuriza kugira ubwenge nk'ubw'uyu mugore mu izina rya Yesu. Imana iguha ubwenge, Imana ikugarukeho, Imana ikwereka inzira ugomba gucamo kugira ngo ugirirwe neza n'Imana. Yesu atugirire neza cyane. Yemwe bakozi b'Imana, abantu b'Imana, muri iki gihe turimo gisa nk'aho ari icyanyuma, mugire ubwenge bwo gushaka mu maso y'Imana, mugire ubwenge bwo kwegerana n'Imana, mugire ubwenge bwo gutera intambwe kugira ngo Uwiteka nawe atere inde gusanganire izina rya Yesu Kristo. Umugore yumvishije bitagarukiye aho ngaho, arangije ngo yegera umugabo we. Yesu ashimwe cyane. Aramubwira ati hano haca umuntu w'Imana, haca umuntu w'Imana agenda, nge mbona bananiwe, ariko wambabariye mutware wanjye, Imana iguhe guhuza n'uwo mwashakanye kugira ngo mubashe gukorera Imana neza nk'uko bikwiriye. Yesu atugirire neza cyane. Haleluya. Aramubwira ati none mutware wanjye, ntago wamfasha? Amina, haleluya. Ntago wamfasha tukubaka akazu hejuru y'inzu? Haleluya. Tukubaka akazu hejuru y'inzu yacu, noneho uyu muntu w'Imana akajya agacumbikamo, bityo akabasha gukomeza urugendo ariko yaruhutse. Tuvuge ngo amina cyane. Haleluya. Reka
mbabwire abantu b'Imana, nshuti z'Imana, Imana niyo kubahwa, Imana niyo kwizerwa. Ibyo mukora ntimugakinishe Imana, ibyo mukora mujye mwubahiriza inshingano z'Imana. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo ryatubwiye ko uyu mugore yari umukire, bari abantu bafatika bafite ibintu, ariko hari icyo baburaga. Nkuko nawe hari bimwe byose ufite, ariko hakaba hari ikintu buri uyu munsi mu izina rya Yesu. Kandi icyo kintu amafaranga yawe ntago ari bukiguhe, ubutunzi n'amagorofa ufite ntago biri buguhe icyo kintu, ahubwo icyo kintu uragikura hehe? Ku muhanuzi w'Imana. Uragikura mu bushake bw'Imana. Ubwo bushake bw'Imana rero bugeraho gute? Kugira ngo ububone n'ukuri mu bushake mu izina rya Yesu, n'ukuri butari intambwe ukabushaka mu izina rya Yesu. Yesu wacu natugirire neza. Amina, haleluya. Amena. Ajya inama n'umugabo, umugabo aramukundira, aramwemerera. Iyo inzu yabo barimo ntiyari nini kuko ntibari abakene, ntabwo yari shamburete bari bafite, nta nubwo byari ibyumba bibiri, ahubwo yari inzu nini. Ariko kubwo kubaha, kuko ari umukozi w'Imana, bamwubahira kuko ari umuntu w'Imana, bamwubahira kuko ari umuhanuzi w'Imana, bumvaga kumucumbikira mu cyumba cyabo bidahagije. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Kumucumbikira mu cyumba cyabo bumvaga bidahagije. Yesu atugirire neza cyane. Kumushyira mu nzu yabo cyangwa mu byumba by'abashyitsi bumvaga ari ibintu bidahagije, ahubwo batekereza kuba Imana ishimwe, kuba bamwubakira ikindi cyumba cye hejuru y'inzu yabo. Imana ishimwe. Bishatse kuvuga iki? Bari bamuhaye icyubahiro kirenze, bari bamuhaye icyubahiro cyo hejuru, bari bamuhaye icyubahiro kidasanzwe. Yesu wacu natugirire neza cyane. Yesu ashimwe cyane. Bantu munkurikiye, bantu b'Imana, ndashaka kugira ngo iri jambo ukure mu icyawe, nanjye nkure mu icyanjye, mu izina rya Yesu Kristo. Ni impamvu ko uyu mugore yatekereje ahangaha, ni impamvu ko uyu mugore yatekereje iki gitekerezo. Yesu wacu natugirire neza. Muri we harimo kubaha Imana, muri we harimo guca bugufi, ndetse muri we harimo n'urukundo. Yesu atugirire neza cyane. Impamvu abantu muhura n'ibigeragezo ndetse mugasenga ntibinarangire, Yesu wacu nashimwe. Impamvu nyinshi ngewe mbona hatarimo kubaha Imana. Mbona abantu bapfa gusenga bakagendera mu kavuyo no mu kivunge, ariko hatarimo gushishoza ngo urebe ko muri wowe harimo kubaha Imana. Yesu atugirire neza. Ese ni mu buhe buryo utubaha Imana? Imana ishimwe cyane. Rimwe na rimwe umuntu azaba ari mu rusengero yagiye gusenga, hamanuka umusanzu wenda dushaka kubaka itorero cyangwa dushaka kwishyura urusengero. Yesu ashimwe cyane. Uhaguruke witange mu rusengero kugira ngo bakurebe. Yesu atugirire neza. Witange kugira ngo bakurebe, cyangwa se unahiga umuhigo utazahigura. Yesu atugirire neza. Ibyo ngibyo bigaragara kuba uhambiriye umugisha wawe. Yesu ashimwe cyane. Cyangwa rimwe na rimwe ubitanze kugira ngo bakubone mu rusengero ko witanze cyangwa ufite ibintu, amina, ariko utabitanze bivuye kuki? Ku mutima ukunze. Yesu wacu natugirire neza cyane. Rimwe na rimwe ukabitanga uvuga ko ubihaye pastor. Yesu ashimwe cyane. Iyo utanze ikintu mu itorero uvuga ko ugihaye pastor, burya ubusa nk'uwataye. Amina. Hari ugukorera Imana, hari no guha pastor. Yesu ashimwe. Ni ibintu bibiri bigize gute? Bitandukanye. Imana ishimwe. Ushobora gukunda umushumba wawe ukamuha gift, ukamuha kado. Yesu ashimwe. Haleluya. Ntago ari bibi, nta nubwo ari icyaha. Ariko hari no gukora umurimo w'Imana, ukavuga ngo nishyuye urusengero, nishyuye umurimo w'Imana. Ntabwo ari pastor. Ni ibihe bigari nkoze, ni ikintu kigari nkoze cy'Imana kigiye mu gihugu cyo mu ijuru. Yesu atugirire neza cyane. Cyane ku ijambo ry'Imana ryatubwira ngo nutangisha ukuboko kw'iburyo, ukw'ibumoso ntikuzamenye icyo watanze. Yesu wacu natugirire neza. Tuvuge ngo amina cyane. Ndimo ndumva ashaka ko mumenya iki kintu, ndimo ndumva ashaka ko mwinjira muri iki kintu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ariko iby'iki gihe uratanga ikintu mu rusengero kikaba nka publicity. Yesu ashimwe cyane. Rimwe na rimwe hari n'abatanga icyatumye bakagaruka ku cyambura.
Yesu ashimwe cyane. Yagitanga yumva afashijwe anezerewe, yamara kugera hanze amajwi akamwongorera. Kubera iki? Duhindurwa n'ibihe. Amina. Iyo uri mu rusengero urafashwa, ukumva uranezerewe, ukumva ukunze Imana, ukumva ubaye murokore, ukumva ugize ubusabane n'Imana. Icyo gihe umutima ukagutegeka kugira icyo ukora mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe. Wagera hanze mu bapagani ukaganira ibyo baganira nabo, ibyo bavuga, gutanga amaturo, gusenga, kugira gute, ntago ari byo. Imana ntirya, Imana ntiyambara, Imana ntigira amazu, Imana ntigira gute. Bana bira n'abateka mutwe. Ubwo nawe ukabuhinduwe n'ibihe, ukinjira muri ya groupe ya babandi bari kuvuga bya bindi. Tuvuge ngo amina. Iyo maze kuyinjira mutangira foto, ariko uzi ko natanze amafaranga yanjye, hari amafaranga nari kuyakoresha ikiniki. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ugasubira inyuma ukajya kuyaka hehe? Ku rusengero. Imana itugirire neza. Iyo ugiye kuyaka rimwe na rimwe washobora kuyagusubiza. Kubera iki? Ni abantu b'Imana ntibasigana nawe, batumwe gukura abantu mu byaha, ntago batumwe iki? Amafaranga. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Ubu uyu mudamu w'umushunemukazi yagize ubwenge bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Aho umukozi w'Imana agaciro. Yesu atugirire neza. Ngo amwubakire inzu hejuru y'inzu ye. Mana itugirire neza. Mana iduhe ubwenge. Mana iduhe gusobanukirwa gukora umurimo wayo nk'uko bikwiriye. Amaze kumwubakira, umukozi w'Imana nawe aranezerwa. Amaze kunezerwa aravuga ngo ese uyu mudamu ubu namukorera iki? Yamuhaga ibyo kurya, akanywa amata, akagubwa neza, akanezerwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aravuga ngo ariko wa Mana we ngiriraho ibihe, wa Mana w'iginezerwa, wa Mana we nkorera. Umuntu nk'uyu ni igiki umuntu yamukorera? Umuntu nk'uyu ni igiki umuntu yamusigira? Haleluya. Haleluya. Ibyo byari bivuye ku mutima w'iki? Ku mutima w'umushunemukazi wakoze ku mutima wa Elisa. Tuvuge ngo amina cyane. Umutima wa Elisa wari ukozweho kubera imirimo y'uriya mushunemukazi. Tuvuge ngo Imana itugirire neza cyane. Imana iduhe ubwenge, Imana iduhe kumenya kuyikorera, Imana iduhe kumenya kuyishaka mu maso hayo. Yesu atugirire neza cyane. Noneho ngo arangije ahamagara umugaragu we Gihazi, ngo aramubwira ngo ariko muhungu wanjye, ko ari wowe ujya ubasha gutembera muri uru rugo, ko ari wowe ujya ubasha kugendagenda mu gikari cy'uru rugo, ko ari wowe uba wagiye kumesera imyenda. Haleluya. Haleluya. Ari wowe uba wagiye gutembera. Ni igiki kintu ubona kibura muri uru rugo? Haleluya. Haleluya. Ni ikihe kintu kitari kuboneka aha hantu? Mana ishimwe cyane. Ni igiki kitagaragara hano kugira ngo natwe dusige tubahesheje umugisha, ko twabagiriyeho umugisha bakatwitaho batatuzi, bakatwitaho kubera Imana. Ni igiki kintu twakora? Ngo arangije aramubwira tumva rero databuja, hano hantu nta kintu na kimwe babuze, bafite ibintu byose n'abakire bo mu rwego rwo hejuru, ariko sindabona hakinira akana, sindabona hatembera akana. Yesu atugirire neza cyane. Imana iduhe ubwenge bwo kumenya gushaka mu maso hayo, Imana iduhe ubwenge bwo kumenya kuyishakana umwete. Yesu wacu nashimwe cyane. Arangije ngo aramubwira ngo genda umuhamagara aze hano. Aragenda ahamagara uriya mushunemukazi. Mushunemukazi ariko ngo yari afite umugabo umaze no gusaza. Amina. Haleluya. Ikibazo umazemo igihe, ikibazo ntago ari igihe ukimazemo, ahubwo ikibazo ni ubusabane hagati yawe n'Imana. Tuvuge ngo amina cyane. Ikibazo ntago ari imyaka umazemo, imyaka umazemo uri mu bibazo cyangwa mu kigeragezo, ahubwo ikibazo kiri hagati yawe n'ubusabane bwawe n'Imana. Imana yawe uyifasha ute? Imana yawe uyihakaye gaciro? Abakozi b'Imana bahakaye gaciro? Abakozi b'Imana ubitaho gute? Yesu atugirire neza cyane. Ni igiki ujya ukora kikaba cyanyeganyeza umutima w'umuhanuzi? Ni igiki ujya ukora kikaba cyanyeganyeza umutima w'Imana kugira ngo Imana ibashe kukugira neza, Imana ibashe kukwitaho, Imana ibashe kukurengera? Tuvuge ngo amina. Haleluya cyane. Imana ibahe umugisha kandi ibahe ubwenge, Imana ibagire neza kandi bitaho mu izina rya Yesu. Barangije abwira Gihazi ngo genda umuhamagarire. Aramuhamagara, aramubwira ngo urashaka ko tugukorera iki? Ese tukumenyekanishe mu bami baha hantu? Ese ni igiki wumva ushaka ko twagukorera kikaba cyakunezeza? Haleluya. Arabwira ati reka umuja wanyu, umugaragu kazi wanyu, ni ukuri ni amahoro. Barangije barambwira batoya
twebwe ngewe nk'umuhanuzi undi mwaka nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Amen. ariko mwazamuye icyubahiro cy'Imana. undi mwaka nk'iki gihe Mana ishimwe kubw'umutima w'urukundo, kubw'umutima wo kubaha, kubw'umutima wo kwitanga, kubw'umutima wo guha agaciro izina ry'Imana nirihimbazwe, ugaha agaciro abakozi b'Imana cyangwa imirimo y'Imana. Haleluya. undi mwaka nk'iki gihe uzaba utaruye umwana w'uruhinja. Umubyeyi yarasetse aravuga ati have muntu w'Imana, ubitewe n'ikikumbeshya, have ntago bishoboka wimbeshya. Yesu ashimwe. Haleluya. Hamaze kumubwira ngutyo, undi amubwira ati reka nta kindi yari kurenzaho. rimwe na rimwe hari igihe Imana ikubwira ibintu ukabona ko n'umuhanuzi yasaze, ariko reka nkubwire inshuti yanjye, bizaterwa n'uburyo witwaye imbere y'Imana, bizaterwa n'ubumwe ufitanye n'Imana, bizaterwa n'agaciro Imana yawe, bizaterwa n'uko ufata Imana yawe. nta tuntu tw'utujyanjajyanja two kubeshya mu nzu y'Imana cyangwa mu bakozi b'Imana. Yesu atugirire neza cyane. Haleluya. barangije barigendera bakomeza urugendo, ariko mu gihe cyarageze koko wa mugore arasama, aratwita, arabyara. Amina. tuzamura icyubahiro cy'Imana. tuvuge ngo Imana yacu yamamare. arabyara. amaze kubyara akana karakura, gatangira gutembera, gatangira kugenda gakina na saha agiye hose. ngo ariko umunsi umwe karabyuka mu gitondo, ngo karababwira ngo yababa we data we, ngo umutwe ndumva uri murya. Umupapa warangije ahamagara umugaragu ati mutwara umushyire nyina. amushyiriye nyina, umwana arushaho kumererwa nabi, amerewe nabi, ndetse umwana mu kanya gato barapfuye. Mana iturengere kandi twiteho. Yesu atugirire neza cyane. noneho aratandika aramutwara, amaze gupfa amushyize ku buriri, afata indogobe ashyizeho amatandiko, aragiye. Gihaza amubonye aragenda abibwira umuhanuzi ati umva mwihorera, akomeza ze. Yesu ashimwe cyane ko uyu mugore yaragiyeyo mu gihe umuhanuzi atabashaga kuboneka. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana yo mu ijuru twiteho kandi duha ubwenge, tumenye uko tugomba kubana n'Imana yacu, tumenye uko tugomba kubaha abahanuzi b'Imana, kuko abahanuzi b'Imana bariho, abahanuzi b'Imana barahari. Yesu ashimwe. nubwo waba warahuye n'abakugiriye nabi, ariko humura, abahanuzi b'Imana baracyariho mu izina rya Yesu. nawe ubanze wikontorore, umenye uburyo wabanye nabo, umenye uburyo wabereye imbuto mu izina rya Yesu Kristo. Oh haleluya. arangije ngo aramubwira ngo ese mu rugo rwawe ni amahoro, umugabo wawe araho ndetse n'umwana araho. Oh haleluya. umugore aramubwira ati ese wa mushune mukaza, aramusubiza ngo umwana sinakubwiye ngo mbese muri ruhiriza iki, uramuhanurira iki, urambwirira iki ko nzamubona, sinakubwiye ngo urabeshye, dore rero wa mwana yapfuye. umuhanuzi ataha ati cyane dore Imana nayo yabimpishe. Yesu ashimwe cyane. Imana ntiyashatse kumbwira urupfu rw'uwo mwana. Yesu wacu natugirire neza. umuhanuzi atuma Gihazi amuha inkoni ngo nagenda arambike kuri wa mwana ku maso. umugore aramubwira ati ndirahiriye imbere yawe umujakazi sinshaka kuva aha ngaha ngusize. Yesu ashimwe cyane. duha agaciro umuntu waguhanuriye, duha agaciro umuntu wagutumweho n'Imana, umuha agaciro, umenye ko ari Imana yamutumye. wirinde gutagaguza ingendo ujya hirya no hino. Yesu ashimwe cyane. haleluya. Imana yacu itugirire neza, Imana yacu twiteho, Imana yacu duha ubwenge, Imana yacu turengere mu izina rya Yesu Kristo. ndagutangariza itangazo yuko Imana yacu iracyariho, Imana yacu irakora, Imana yacu irihagije. Yesu ashimwe cyane. arangije yanga kumusiga, bafata inzira baragiye, basubiyeyo. Oh haleluya. umuhanuzi yinjira muri ka kazu rwose, asanga aho wa mwana ari, asanga koko yapfuye. ngo arangije ngo amwubararaho umunwa ku munwa, mbese amwubararaho kugira ngo akunde ashyuhe. arangije arahaguruka ngo aratembera. Yesu ashimwe cyane. ubwo yarasengaga, ubwo yahamagaraga Imana ati Imana ibyo unkoreye ni ibiki, ati Imana bigenze bite. Yesu ashimwe cyane.
kubera umubano Imana yari ifitanye n'umuhanuzi wa mwana ngo aritsamura ahambura amaso arazuka mu izina rya Yesu. Haleluya. Mana ishimwe. Tekereza kuri iri jambo. Hari ibyawe byapfuye, hari ibyawe ubona byarangiye, ariko mbere yo kugira ngo bizuke ubanye n'Imana yawe ute? Uragendana n'Imana yawe ute? uraha agaciro icyo Imana yakuvuzeho gute? Yesu ashimwe cyane. Ese ugihagazemo neza? Ese ukirimo neza? Ese uracyumva neza? Mu izina rya Yesu Imana y'amahoro ibagirire neza. Amena. Hari umunsi umwe, hari umuntu umwe twigeze gusengana, umwana w'umusore arasenga arakura, imyaka isa nkaho yigiyeho imbere gato, hafi kugera muri za 38 40. Yesu ashimwe. Ariko yarashatse uburyo yarongora yarabibuze. Imana itugirire neza. Hakabaho n'undi mwana w'umukobwa nawe yarageze muri 40 ndetse irenga 42. Yesu ashimwe cyane. Abasore bose bamurambagiza, bakomaga iwabo b'abasore bakababwira bati ariko se ugiye kuri uriya mushingwa gukora iki? Reka nkubwire, imbere y'Imana nta mushinga uhaba. Mu bwoko Imana yaremye nta mushingwe ubamo. Haleluya. Haleluya. Bonesire. Nta mushinga uba mu ijuru, nta mushinga Imana yaremye, ahubwo ni icyangiro cy'abadayimoni kiba kikuriho. Haleluya. Haleluya. Imana ikagiha umukobwa amasezerano, ikamubwira ngo nzakugirira neza, ikamubwira ngo nzabana nawe, ikamubwira ngo nzagukorera ubukwe. Umukobwa arategereza, umukobwa arashebeka, umukobwa arasenga, umukobwa ahamagara Imana. Imana iragenda iramubwira ati ni ukuri ndirahiriye muri iki gihe, muri uyu mwaka ndi Uwiteka, dore ngukoreye ubukwe. Imana yacu tugirire neza cyane. Isezerano wahawe n'Imana rikomereho, witwararike, rikomereho, wegera Imana, rikomereho, ushaka ubusabane n'Imana. Hari icyo Imana iza kugukorera. Igihe kirageze wa muhungu Imana yambwiye atari ko wari uzi ko igihe cyawe kigeze kugira ngo nguhuze n'uwo muzashakana. Imana iragenda irabahuza bombi. Yesu ashimwe cyane. Bamaze guhura Imana avuga ati wa muhungu we, dore umukobwa nakubwiye n'uyu. Imana ibwira wa mukobwa ati wa mukobwa we, umuhungu nakubwiye n'uyu nguyu. Yesu atugirire neza cyane. Haleluya. Reka nkubwire, uri kuruha, uri kurira, uri kuva mu byizerwa, ariko icyo Imana yavuze ntabwo kijya gihera, kijya gisohora mu izina rya Yesu. Arangije barasenga umukobwa, igihe kirageze, umuhungu ajya iwabo w'umukobwa, baramubwira bati muri bariya bashingwe ugiye gukora iki? Umuhungu aravuga ati ese wa mana we, ko bambwiye ko wa mukobwa ari umushingwe. Imana iramubwira ngo ngewe nta bashingwe ntunga. Yesu atugirire neza. Imana iramubwira ngo ntungabanye amasezerano, ntunga abanyubaha, ariko nta bashingwe ntunga. Tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Imana yacu yamamare. Urihebye ufite agahinda, bakwise umushingwe, bakwise umuteramwaku. Reka nkubwire, Imana yawe ni Imana irimo iragucuramo icyo uzabe cyo ejo, irimo iragucuramo amavuta uzakoresha ejo. Yesu ahabwa icyubahiro cyane. Tuvuge ngo amina. Haleluya. Aragenda aravuga ati byanga bikunda ngomba kumurongora ye nk'uko Imana yabimbwiye. Yesu atugirire neza cyane. Umukungu aramubwira ati rero mukobwa, itegura igihe cyo kukujyana iwacu kirageze, reka nkujyane iwacu bakumenye. Umukobwa aritegura, umuhungu aramutwara. Tuvuge ngo Imana yacu himbazwe. Tuvuge ngo Imana yacu yamamare. Aragiye, bageze iwabo, bakubise wa mukobwa amaso. Iwabo bati yewe uyu mushingwe uramujyana he? Uyu mushingwe ni uwo kwande? Uyu mushingwe si uwo kwa runaka? Hari igihe Satani agusiga icyangiro n'iwanyu bakabamenya, n'ubwoko bwawe bakabumenya. Haleluya. Ariko icyo nkundira Imana, ntabwo ijya yita ku bwoko. Haleluya. Ntabwo ijya yita ku kibazo umazemo igihe. Haleluya. Ahubwo isaha iyo yageze irakora byanga bikunda. Zamura icyubahiro cy'Imana ishobora byose. Ndimo ndakubwira imbaraga z'Imana, ndimo ndakubwira gukomera kw'Imana, ndimo ndakubwira puissance y'Imana. Imana iyo yaje ntawe ujya uyisubiza inyuma. Yesu atugirire neza cyane. Haleluya. Amen. Barangije umuhungu baramubwira bati reka nkubwire rero wa mukobwa we, byanga byakunda, reka nkubwire, reze devo elebone daya, ndagutwara byanga byakunda. Nubwo iwacu babyanga, nubwo iwacu batabyemera, mu izina rya Yesu, ariko byanga byakunda ngomba kugutwara.
Imana iturengere. Urumva icyo gihe iwabo w'umuhungu babahaye akato, iwabo w'umuhungu baramwanze, baravuga ngo uriya mukobwa numugeza muri uru rugo ntago tuva, nta kintu na kimwe tuzakumarira, ntituzagutwerera, ntituzagukwera, ugenda ubage wifashe n'uriya mushingwe wawe. Yesu ashimwe cyane. Umuhungu aravuga tumva mva kuba naravuganye n'Imana, Imana ipfa kuba yaravuganye nanjye. Niba Imana yaravuganye nanjye, icyo yamvuzeho kizasohora. Oh haleluya, haleluya. Hatabuzemo na kimwe, byanga bikunda kizasohora. Imana yacu twiteho, Imana yacu tugire neza, Imana yacu turengere, Imana yacu duhe imbaraga zo gukomeza muri uru rugendo. Oh muririmbyi yaririmbye ngo umpe kunesha rero, ngo nkuko wanesheje, kuko hahirwa uzapfapfiriye hehe muri wowe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muzamure icyubahiro cy'Imana, mwongere muhe Imana yacu icyubahiro, mwongere muzezerwe ubuntu bw'Imana n'imbaraga z'Imana. Umuhungu yaragiye abivuga mu rusengero, aravuga ati noneho nabonye umukobwa. Umukobwa aravuga mu rusengero ati noneho nabonye umuhungu. Barabashyigikira, barabakwera, ubukwe burataha. Yavugana nawe umaze iminsi mu kigeragezo, nta Imana itazagukura, nta na Imana itazakugeza. Wowe gusa shaka ubusabane n'Imana, wowe gusa shaka uburyo wegerana n'Imana, wowe gusa shaka uburyo ugirana ubumwe n'Imana, ntabwo Imana izakureka. Yesu atugirire neza cyane. Barangije bakora ubukwe, iwabo babutashye biciraguraho, ariko biciraguyeho ariko barabutaha mu izina rya Yesu. Haleluya. Noneho umukobwa amaze kugera muri rwa rugo, arajya amaze umwaka wa mbere abura urubyaro, uwa kabiri abura urubyaro, uwa gatatu abura urubyaro, uwa kane abura urubyaro, uwa gatanu amagambo yamaze kuba menshi. Baravuze bati ntitwakubwiye. Umuhungu akavuga ati abantu nimwe mwavuze, ariko Imana yanjye siyo yavuze. Yesu ashimwe cyane. Muri wa mwaka wa gatanu abarasamye. Haleluya. Haleluya. Amaze gusama amagambo arahinduka. Ati noneho wa mushingo yatwise. Yesu ashimwe cyane. Igihe kiragera arabyara. Amaze kugira umwana ufite nk'umwaka umwe n'igice, umugabo we barapfuye. Yesu ashimwe cyane. Apfuye ataha, wa mushingo ntimwabibonye, araje abuza urubyaro, aho ruziye none umwana wacu nawe aramuhitanye. Yesu we. Haleluya. Reka nkubwire, ibyo urimo gucamo ni ukugira ngo Imana yawe izamenyekane nk'Imana. Ibyo urimo uracamo ni ukugira ngo imbaraga z'Imana yawe zizamenyekane mu gihe runaka. Haleluya. Baravuga bati rero nubwo umugabo apfuye, ariko yaratubyariye, adusigiye umwana, adusigiye akuzukuru, umugore arahaguma kubera kakana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bari baragezeho, baramwemeye, barabafashe nta kundi. Yesu ashimwe cyane. Igihe kiragera rero, Imana itugirire neza. Ndavuga imbaraga z'Imana, ndavuga gukomera kw'Imana, ndavuga Imana ishobora byose, ndavuga Imana y'amahoro, ndavuga Imana y'imbaraga, ndavuga Imana igira neza, ndavuga Imana itegeka bikaba, yavuga bigakomera. Haleluya, haleluya. Umwami wacu ashimwe kandi ahimbazwe. Umukobwa igihe kiragera, kakana karakuze, kakana karakinye, kakana nyirakuru aragakunze cyane, karatembera, ariko umunsi umwe Yesu ashimwe, wa mwana nawe araryama, aryamye, nyina ategereza akabyuka araheba, agiye kureba asanga wa mwana nawe yapfuye. Oh mana we. Umukobwa aravuga ati ese wa mana we, ibi bintu ni ibiki kweri? Mana ko ibyo bamvuzeho menya ariko bimeze. Uru rugo rero uburyo narushatswemo, batanyemera banyita umushingwe, nabyaye biruhanyije bitinze, umwana uramumpa, umumpaye isarataha, isatashye none n'umwana aratashye. Ati urakoze rero, urakoze ibyo unkoreye, ubwo ndatashye nsubiye iwacu kuko umwana apfuye. Imana iramubwira ati ndi Uwiteka, ndi kumwe nawe. Ijwi riramanuka rivugana nawe ngo ndi Imana, nshaka kumenyekanisha imbaraga zanjye, nshaka ko muri uyu muryango bamenya neza yuko ndi Imana, nshaka ko muri uyu muryango bakizwa, nshaka ko uyu muryango umenya agakiza kanjye. Zamura icyubahiro cy'Imana ishobora byose. Haleluya. Noneho igihe kiragera, wa mwana wa mukecuru aravuga ati ariko umwuzukuru wanjye ko atangezeho, umwuzukuru wanjye ko atakinnye, umwuzukuru wanjye ko atageze ahangaha, ese byagenze bite? Tuzamure
zamura icyubahiro cy'Imana ishobora byose. Ibyo urimo gucamo ni igisubizo cy'icyo ugiye kuba cyo, ni ijambo ry'Imana cyangwa ubuhanga bw'Imana bugiye kugaragarira muri wowe. Zamura icyubahiro cy'Imana ishobora byose. Haleluya, haleluya. Arangije aragiye, nyirakuru arakomanze ati niko wa mwana wanjye ari he? Umukobwa arambwira ati rero mukecuru umwana yapfuye, Yesu atugirire neza. Umukecuru yakomye induru ati yemwe ku musozi mwese aba mu manga, nimumanuke wa mugore banzaniye muri uru rugo, umuhungu wanjye arapfuye, umwuzukuru wanjye arapfuye, muze rero tujyane ikiriba tugenda tujya gushyingura, ariko niba na nyina tumushyingurana nawe ntago ari bungarukira ahangaha. Aragenda agiye, arambwira ati rero wa mugore we umva nkubwire itangazo, uyu mwanya tugiye gushyingura, ariko tujya gushyingura uzinga ibyawe byose, varizi yawe, donko buri kenda kawe usohoke, nta kindi kintu uri bukure muri uru rugo uretse imyenda wazanye, hanyuma ukomereze ugende, kuko icyo twapfanyaga kigize gute kirarangiye. Mana turengere, zamura icyubahiro cy'Imana, zamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya, haleluya. Barangije baraza, barabasuye, bateguye isanduku, bashyizemo umurambo, bamaze gushyiramo umurambo, baragiye bagiye gushyingura. Umukobwa aravuze ati Mana we, ko wambwiye ngo turi kumwe, ko wambwiye ngo ugiye kwigaragaza, ko wambwiye ngo teni ebonevo tugendanye nawe, bakaba bagiye gushyingura, uri hehe ko ntakubona, uri hehe? Imana iramubwira ngo dore ndirahiriye, ndi mu ruhande rwawe, ntabwo ndi kure yawe, ndi hano hafi. Retane wayabo, ntabwo ndi kure, ndi hano hafi, ndi hafi yawe, humura, ntabwo nagiye sinakureka, ntabwo nakurekera muri aba bantu, ntabwo nakurekurira muri aba bantu. Yewe muntu w'Imana, ese ujya ubasha kuvugana n'Imana? Ese ujya ubasha kuyihamagara ngo uyibaze ngo irihe? Ese ujya ubasha kwibaza niba muri kumwe mu kibazo cyangwa mu kigeragezo? Haleluya. Imana ikavugana nawe ikakubwira ko muri kumwe, Yesu atugire neza. Niba utagendana n'Imana ngo ugendane na gahunda y'Imana, byaba bikuyobeye. Nakwibutsaga cyangwa nkagukangurira ngo ubane n'Imana, ujye ujyana nayo gahunda, uyigishe inama mu kigeragezo wagezemo. Barahagurutse baragiye. Mu gihe bavuye nka hano kugera nka hano hahoze irimbi rya Busanza, amarira ari menshi, umukobwa bamukoba, abamutera iki, abamumwaza, bavuga ati wa mushingwe we, n'ubundi twarabivuze. Bagiye kumva, bari bikoreye ikiriba, bumva ijwi riravuze ngo umva nimuhagarare. Barangije barakebaguza, barareba, ninde uri kutubwira ngo duhagarare? Ubwo wasanga ari wa mugore wasaze, wa mugore witesha mutwe w'umushingwe. Barangije barakomeza, batera intambwe baragenda. Bateye iya kabiri, ijwi riravuga ngo we nimuhagarare. Atane ebone vole bone sireta. Haleluya, haleluya. Ijwi ezinewa atanginebo. Ese hari ijwi rijya rivugana nawe? Hari ijwi ry'Imana rijya rikugenderera? Hari ijwi ry'Imana rijya rikubuza icyo wari ugiye gukora ngo ukireke? Hari ijwi ry'Imana rijya rigukangara? Hari ijwi ry'Imana rigendana nawe mu kigeragezo? Hari ijwi ry'Imana rigendana n'abantu baguhagurukiye? Hari ijwi ry'Imana rigendana n'abantu bashaka kugucisha umutwe? Hari ijwi ry'Imana rigendana n'abagiye kukuroha mu mwobo? Hari ijwi ry'Imana rigendana nawe ahantu hose akagambane kahagurutse? Hari ijwi ry'Imana rigendana nawe? Haleluya. Ndakwifuriza kugira ngo ijwi ry'Imana rigendane nawe. Kugenda wenyine, we kugenda wenyine, gendana n'ijwi ry'Imana. Ijwi rya gatatu riramanuka, basuzuguye irya mbere, basuzugura irya kabiri, irya gatatu hajemo simaku mu maguru yabo, gutsamura ikirenge birabananira. Haleluya. Ayo Mana we, ndumva nezerewe. Haleluya. Ndumva nkunze Imana, ndumva nezerewe Imana, ndumva nuzuye ubwiza bw'Imana. Haleluya. Kuzamura ikirenge biranga. Irababwira ngo noneho mumanure icyo kiriba, mukimanure hasi, mumanure. Barangije bari bamaze guhinda umushyitsi, bazamuye ikirenge byanze, bazamuye ikindi byanze. Yesu atugirire neza. Barangije baramanura hasi. Bamaze kumanura hasi, ryajwi rirakomeza riravuga ngo agahungu haguruka. Yego. Yesu ashimwe cyane. Amen. Wa mwana arahaguruka, arahaguruka. Ba bantu bose
baratangara. Ba bantu bose bikubita hasi, bamwe batangazwa n'imbaraga z'Imana. Ijwi ribwira wa mugore ngo ngaho terura umwana wawe. Aterura umwana we. Ayi Imana we, haleluya. nyirabukwe arataka arambwira ati mbabarira, icyo nakwise cyo ntago ari cyo, ahubwo uri umugisha mu rugo rwanjye, uri umugisha mu muryango wanjye, uri umugisha mwana wanjye. Bari bagiye gushingura, barongera barahindukira bajyana umwana hehe? Mu rugo. Wa mugore wari wirukanywe mu muryango arongera asubirana agaciro hehe? Mu muryango. Ibyari ukwitwa umushingwe bivaho, ahubwo bamwita iki? Umunyamugisha. Ni ebonesi. Birashoboka kuri kwitwa amazina uyu munsi, birashoboka ko ibyawe byabaye umutuku, birashoboka ko byakurangiranye. Shikama ku Mana yawe, shikama ku yavuganye nawe, yihanga amaso, uyizere, uyikiranukire ku gato no ku kanini. Imana yawe ntabwo izakureka. Imana yawe iteguye guhagarana nawe. Imana yawe iteguye kugendana nawe. Imana yawe ntabwo izagukoza isoni. Nshuti yanjye mwene data, Imana iri kumwe natwe. Impamvu nari mbabwiye ku gatekerezo rwari kugira ngo gahure n'ijambo twarimo twigaho. Yesu ashimwe cyane. Byagarutse uriya mwana w'umushunamukazi azutse. Yesu ashimwe. Hari ibyawe byapfuye, niba ukomeye ku Mana yikomereho cyane, biraza kuzuka mu izina rya Yesu. Kubera yuko ibiturwanya ni byinshi muri iyi si, ibitugambanira ni byinshi muri iyi si. Mu kazi kawe barakugambanira, mu rugo washatsemo barakugambanira, abana wabyaye barakugambanira, iwanyu aho uvuka barakugambanira, aho ukorera akazi barakugambanira, mu itorero usengeramo barakugambanira. Wakira umukristo ukamusengera agukunze, akwereka ko agukunze cyane, ariko ntago agukunze, aba yuzuye uburiganya muri we. Yesu atugirire neza, kuko igeze mu kibazo arakwihindukana, ukibaza ngo uyu ni wa wundi twasenganye cyangwa ntago ari we twasenganye. Uwiteka tugirire neza, Uwiteka tugarukaneho imbabazi. Imana yacu iracyariho, yiteguye kukuvana muri icyo kibazo, yiteguye kukurengera, yiteguye kukurwanirira, yiteguye kugukorera ubukwe, yiteguye kugukura mu bugumba, yiteguye kugukura mu bushomeri, yiteguye kugukuraho icyangiro, yiteguye kuzura ibyawe byasaga nk'ibyapfuye, yiteguye kukurwanirira mu myenda wari urimo, mu kazi kawe wakoraga ntikagende, ibintu byose byari byagucanze, abana bawe byari byayoberanye, umubiri wakugarutse, uburwayi bwahagurutse, ariko mu ijuru hari Imana, hari Imana ishobora byose, hari Imana ifite imbaraga, hari Imana ije guhagarana nawe, ibyari bikugose byose bikazuka mu izina rya Yesu. Amena. Imana ibaha umugisha. Amina. Reka dusenga Imana. Haleluya. Ndagushimye Uwiteka, uri Imana yera, uri Imana ikiranuka. Kuvuga n'ukwanjye, gukora n'ukwawe. Hagarara mu ijambo ryawe, wiyubahishe kuko uri Imana, mu izina rya Yesu. Amena. Shalom, shalom. Imana ibaha umugisha. Ndabakunda, mukomeze mudukurikirane, turebona ko mudukurikirana, mukoreshe yamwohereze n'abandi amagambo y'Imana. Ndabizi ko hari abantu b'Imana barushye, baremerewe, ndabizi barahari, tujya tuvugana, ariko haracyari ibyiringiro. Hari Imana iteguye kuzura ibyari byananiranye. Mwebwe mugirana ubumwe n'Imana gusa, Imana iraza kutugira neza. Imana ibaha umugisha. Ndabakunda cyane. Shalom, 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 shalom. God bless you.